Kofi ngo abacanshuro nibwo bagiye kuva ku kibuga cy'indege. Justin aze kudufasha ajyeyo Justin ujyeyo ngo bagiye kujya gute, bagiye guhaguruka ku kibuga cy'indege cya Kigali kiri i Kanombe berekeza mu gihugu cyabo. babacanshuro nukubera hose icyarimwe hari n'ababaje aho twebwe ubu turi mu mujyi wa Rubavu. Muri iyi summit kandi nanone basabye ko abaminisitiri b'ingabo na za etat majoro basami DRC ko bajya kureba uko bafasha mu gucyura ingabo zabo zaguye ku rugamba muri iyi mirwano yo mu burasirazuba bwa Kongo, aho ngo baje kugarura amahoro ndetse no gucura inkomere abakomerekeye mu mirwano. Yego noneho ikigutangaza South Africa ikavuga abantu 13. Oya no barabemeje 16 nabo ni bake cyane Kofi. byonyine operation ya Mubambiro ibyo ndababwira agenda ndabizi ko narabikurikiranye yaguyemo aba South Africa. byonyine urebe abantu bare mu mashusho kanze imbere kaya mashusho ya RBA bare muri aya mashusho batubwire byonyine ibifaro byahiriyemo uko bingana, kandi Kagabo ibi ni byabashe urebe no n'ibindi kugeraho ntiyarenze Mubambiro ku kigo cya Sami DRC. iyo aza kugera noneho ntuza nimba bamwe bavuga bati dukeneye kujya aho twarwaniye kureba bimwe mu bice by'imibiri ya bamwe mu barwanyi twari kumwe. Yego ntago Kagabo yigeze arenga muri iki kigo cyabo, sibyo? Noneho urebe yaza kugera nka za Sake babagabo barahiye byo gushya barashya barakubitwa. M23 yarabakubisa umwana n'abasirikare b'imveturu bari gutambuka abo ngabo nuko bameze abari mu rugamba bambaye iriya myenda y'icyatsi cyangwa bari abenshi barwanaga bagambaye kuriya gusu bose basigambara nk'abajiyeri abo n'abado abonye aba South Africa bamugandi Kagabo bafite ikimwaro n'isoni na Monisco ifite ikimwaro. Ejo narebye abanyakenya bo muri Monisco ubarebye kabisa ubona ko ikimwaro ari cyose. Ikindi nuko muri summit yabo bagarutse ku kuvuga ngo ni nko gushaka gusobanura ko barabasirikare cyaragaramye ati cyarahiye kirako byagiye bihiramo n'abantu baracyarimo. Bagarutse ku kintu cyo kuvuga ngo Sami DRC yihanganishije abasirikari bo mu bihugu bya Malawi, Tanzania, South Africa baburiye ubuzima Sake ishobora kuba yarariye benshi cyane bo muri SADC Meki. babacanshuro bari kugenda ubu ngubu kugira bagaruke ku gace runaka bavuge bati aka gace haburiyemo abantu bacu ubuzima. uwo niwe waje ejo bundi aje kwibasa media arasaba ku kuntu disi yaje agakubitirwamo. uzi kuza ugiye kuyobora icyo uje kuyobora kigeta bindi yaraje akubitirwamo. uwo mugabo urimo munini w'umukoloneli niwe wasimbuye wa mujenerali. So aha rero Sami DRC iravuga abakeya iravuga 16 ariko banzi ko benshi bagiye Malawi bapfaga nk'abarundi nk'ingabo z'u Burundi. Nuvanga kaga ingabo z'u Burundi zageze nako ni nako Malawi kuko nayo yajyaga imbere nka Wazalendo ngala advance yajyaga imbere ntuza South Africa. Ejo bundi mu mpera zaho niwe yihaye kujyamo nyine muri Sami DRC muri rusange bose barakosorwa. Sami DRC urebye neza yatakaje mu bice byegereye hano u Rwanda hano ku kibuga cy'indege yaratakaje cyane. Noneho ubwo aho bavuga babonye ibindi bifaru aho bavuga ngo bashaka kuyakura imibiri ni hirya za Mubambiro hirya kuko ntibashobora kubarega nyine bafungiwe hamwe bari hamwe, sibyo? Bari hamwe bamerewe nabi. Rero abantu bavuga tubwira abantu badukurikira ibi tubabwira rimwe ntagiye bwizira apfa kubeshya abakunzi bayo. Tubaha amakuru y'ukuri rwose tuba twaperereje nkabanzi ko afite suruse kandi nkabanzi ko umuntu yagezeyo naho bishoboka tukigererayo cyane cyane rwose icyo nurumbarirano iratuba nago kenshi. Reka tuvuge ko mu mujyi wa Goma dufitemo wenda aba informa ariko kuba bari kutubwira bati umutekano waragarutse bimeze gutya na gutya twe ntitubibone twigireyo. Ariko abarundi bambwiraga ngo barundi ngo Vetura ngo twayimaze Vetura ngo bamagana amakuru batabarundi bakababeshya ati Vetura twayimaze ngaho nibambire
abarundi bati ntimuzajya ku kibuga cy'indege ntibambwiye none se bizagenda dore abo barinze ikibuga cy'indege n'aba M23 sibyo aba basadeke mureba nabo barinzwe na M23 hari n'abandi bakiri hafi n'ikibuga cy'indege hari n'abandi bakiri hafi n'ikibuga cy'indege muri sadek ariko nabo urumva baba bakuweho intwaro oya ntabwo bashobora kuzifata kuko babarasa bacungirwa hafi none zo urambwira gute ko babarundi ubwo ndavuga zambonera kure zantukaga nkaguha amakuru y'ukuri asa naho yababuriraga abarundi n'aba bantu barwana ariko ntibabyumva ahubwo bakaza kunuka wowe uri iki n'iki erega bagutukaga ntabwo aribo barwanaga oya nabo barimo harimo n'abazarendo banuka hari umuntu aba ari nkoma amashyi sibyo avugira iyo kure rero ngaho mumbwire ntago tubeshya buretse muraje murebe na Bukavu mu gihe gito babazaga Bukavu umenye ngo nayo ni vuba baze gukurikira ikiganiro cyane mugoroba Bukavu nayo ni vuba rwose abayibazaga mumenye ngo nabwo M23 ntago yicara kuko ikintu cya mbere gihari ntago urebye neza uru rugamba uko ruteye nayo mu 23 nishobora gutuza Sud Kivu itaravamo kuko Sud Kivu iba niyo irinze Goma mu buryo bwa strategy ubwo tubare nka Kavumu niyo isa nkaho irinze umujyi wa Goma udafite Kavumu rero ntago wavuga ko ufite ikintu ufite so ngaye nguko mbere wenda yuko tujya kumyigaragambyo oya nta nubwo tuyijyaho tugiye kujya kuri Sadek tugiye gutumira Rudahunga aze hanyuma ibindi tujya tubizamo nk'utuntu tundi waburetse kofi buretse gato kofi buretse gireke nyobera ikiganiro ariko oya nashaka kukubwira ko twagaruka no kuri biranuza nangari yavuze yego turabigarukaho urabimubaza ahubwo nza Rudahunga aradufasha sibyo twari utuntu tundi katujye kuri ingingo ya Sadek. Yes, Rudahunga, are you ready? You can call me if you are ready. Ndagutegereje niba uri tayari ntongeye kureka ari unyihamagarira tukwakire muri iki kiganiro cyacu cy'aya makuru aho turi kuvuga kuri operation tuyivangamo n'amakuru agezweho aho rwose M23 bahamije dufite ibikoresho byinshi twafashe. Rudahunga yahamagaye yego kofi ni uri wifata kuyanze ko nuko ngira yego Yes Rudahunga turakwakiriye meki amakuru mwaramutse yego weekend nziza twese hamwe abana baje kubashimira mwakoze akazi kateye ubwoba kabisa nawe warakoze twese twarafatanyije mwaduhaye amakuru menshi umuntu yarafiteho amatsiko ntabwo byari byoroshye hanyuma ukurikije uko twakoze akazi ko twagaragaje amakuru twagendaga tubona turajya ngo duhe overview ku byahise nawe ko twasuyemo operation nubwo twayivuzeho tugenda tuzabona andi makuru mashyashya wowe ubwawe nkawe wabibonye gute ntabwo dushaka kuvuga ko uvuge nyine amakuru wayabonye gute cyangwa se icyo bigusigiye niki hanyuma tubone kujya kuri Summit. Urakoze cyane ahubwo wagira ngo waruzi ibyo nateguye yego urumva kuri operation yo gufata Goma sinzi code bayihaye ariko ngewe buriya nayise rugondi ihene kabisa ni ukuvuga ngo urebye ukuntu bakikije umujyi wa Goma twari twaragiye tubigarukaho ko iriya cocktail ya FRDC Wazarendo bariya bose bazisanga mu mujyi wa Rubavu kuko byageze aho n'amazi yo guhungiramo barayabura asigara ari umujyi wa Rubavu. Noneho icyo wibaza abantu babuza amazi babuza ikirere ubutaka burafunzwe bakagumya kugira resistance yo kurwana abagabo banza nta bwenge bagira pe umuntu no kuvuga ngo ngarutse kuri wenda kuri buriya buhanuzi bukunze kugarukaho bwa Kazarama Colonel Kazarama. Yes, Colonel Kazarama. Niba wenda twebwe baba civile umuntu yarabibonaga nka colonel nk'umuntu mu strategy kuri military science we yarabibonaga kuturusha wenda sindi bujye cyane wenda mu bintu by'ubuhanuzi kubera ko gusobanura ibintu by'ubuhanuzi bigoye ariko ndagendera kuri strategy ku bintu bifatika yego no kuvuga ngo reba umujyi kuntu ari barawuzengurutse haba amajyaruguru haba uburengerazuba haba amajyepfo hari ikivugi sigaye haba uburasirazuba
uburasirazuba bahana imbibi n'u Rwanda, ni ukuvuga ngo nta bazariyeri bari abantu bari gusigara ntayo. n'iriya resistance twavugaga nagiye mbigarukaho cyane. ubundi ikintu cyanshimishije ntabwo Goma yabaye nka rep, uriya mujyi wo muri Nuza muri Syria ukuntu washwanyaguritse, cyangwa za Mariupol, urumva nubwo habayeho resistance, ni resistance kubera ko harimo intwaro nyinshi, ingabo nyinshi zirenga 50,000 uko babibabwiye, kuvuga ngo urahita winjira mu mujyi ako kanya nk'uwinjira muri salo ntabwo byari gukunda. Rero ngewe nkabona ko iyi operasiyo yabaye successful nk'uko twabibonaga. icya mbere gufatiramo FDLR, icya kabiri bari amariseneri gutaha. Buriya ni isomo bahaye isi, kuko amategeko mpuzamahanga ntabwo yemera gukoresha imitwe ya meriseneri. Sharite ya ONU yo mu 1989 ntabwo ibyemera. ni ukuvuga ngo kandi barabihakanaga kera, amahanga akabihakana cyangwa se akabirenza ingohe, ariko media zose z'isi, ikintu cyanshimishije media zose zabigarutseho, zaraberekanye. Icyo ngicyo ni ikindi kimwe. Ikindi rero gisigaye kuri ino Nuza navuga ngo ku bintu twagendaga twanarizaho, umuntu akavuga ngo bizaba birangiye kuri ino operasiyo nge n'isirogondende, hasigaye SADC nayo ari amakuru umuntu arimo kugenda akurikira ku binyamakuru mpuzamahanga, uburyo diplomasi zirimo gukorwa, uburyo baca mu Rwanda, ariko South Africa ikaba yarifuzaga ko bajyana intwaro zabo. Leta y'u Rwanda yarabyanze, urumva ntabwo yabyemera kuko leta bigaragara nkaho ifite ijambo kuri M23. Irababwira iti twebwe ntabwo dutegeka M23, nimugende mwivugana na M23 mukore deal nabo. Urumva ubwo rero ntabona ko bari muri diplomasi yo ku rwego rwo hejuru. Uranabona haje apaisement kuri haba kuri Ramaphosa, haba kuri SADC, ku bijyanye, urabona ko nabo Kameme nubwo bavuga ngo RDF ngo nayo yabateye ngo na M23, urabona ko batangiye apaisement yo gusaba ko habaho ibiganiro, ndetse haba SADC na EAC bakicarana, hakaba habaho ibiganiro byo kugarura amahoro. urebye neza Rudaho, SADC ino ishu yo gufata umujyi wa Goma yashyize mu kimwaro abantu bitwa SADC muri rusange. Ikindi isa nkaho ishyira igitutu ku mugabo witwa Ramaphosa, perezida wa South Africa. Yarahubutse cyane, ari ku gitutu cya opposition imumereye nabi. Ikindi gupfusha ingabo zingana kuriya, guseba ko ingabo ze zo zasebeye, kwanza basebeye Mozambique, baraje muri hano muri DRC. Politike mu bigaragara, politike ya Ramaphosa, umukino we yakinnye hano muri politike ye hano kuri ino ishu ya Congo yarafeirinze. Kimwe buri yarafeirinze ku rwego rwa politike no ku rwego rw'igisirikare arafeiringa. Bimuzanira igitutu, kandi noneho kugira igitutu kwa South Africa kuri politike yayo ndetse n'igisirikare cyayo byahise bijyana na SADC nayo ku gitutu n'igisebo gikomeye cyane. Noneho rero tugiye ku bihugu kwanza, ubwo tureno no ku bihugu by'amahanga nka ya miryango za international community nazo ubwazo, nyuma yo kugaragaza abamercenari barimo bataha, nta numwe bavugaga. Turebye ibinyamakuru byinshi byavugaga, twe twarirwaga tubivuga, twarasaraye turavuga bakadutuka turavuga. Noneho ibinyamakuru mpuzamahanga nka za RFI, za France 24 ko twari turi kumwe nabo, bari bose twari turi kumwe nabo, twari turi kumwe nabo mu kavariga zira story, ariko barumiwe bagiye kubona babona abazungu barashoreye banitse amaboko bicaza aho hasi. Ni ibintu ubona ko ni isomo rikomeye. Ni nayo mpamvu mvuge ni iyi operasiyo izandikwa mu mateka. Nk'iriya ya Kitona yigishwa mu universite muri siyansi militaire, n'iyi ngiyi izigishwa mu universite, uburyo bafunga umujyi kuriya, abanzi bose bagafatwa mpiri, abandi bagapfiramo kubera resistance. Akaba rero muvuge ni iyi operasiyo ikindi kintu nayikundiye, ni ukuvuga ngo RDF igisirikare cyacu cyerekanye umuburo ku bantu bashaka babanzi ku gihugu,
aho cyakoresheje iriya air defense iri mu masisiteme akomeye ku isi. Guhagarika ibisasu bingana kuriya ntugire ngo ni ibintu byoroshye. ntabwo byoroshye, nibyo nabwiraga abanyarwanda, mukwiye gutanga imisoro noneho mutapfuna ngo ibiki n'ibiki, kuko byyagaragaye ko rwose pe u Rwanda hari uburyo rwubatsemo ku bijyanye n'igisirikare, iyo tutagira iriya sisiteme ni ukuvuga ngo iyo operasiyo buri ibindi bihugu byaravuga biti buriya hashobora kuba harimo ikintu zo kugarukaho na tesite, atari ko reka dutesitinge turebe. n'ubundi niko bivuga ko South Africa yari mu matesitinga, turebe ubwirinzi bw'abantu uko bihagaze. ariko barabemeje twikomereze, ikomeza ku busesenguzi bwawe. Ikindi kintu navugaho iyo operasiyo navuga nkavuga ni yabaye successful, ni uko yaburijemo umugambi FDLR yari ifite n'aba bambari bayo wo kuza guhungabanya umutekano ku Rwanda. icyo cyo rwose nta muntu wagishidikanyaho. Yego, n'aba bandi birirwa basakuza ariko ibintu babibona. Ikindi gihe navuga, iyi operasiyo yo gufata Goma, urabizi ko kuva kera twagiye tubigarukaho kenshi cyane ko M23 iramuka ifashe Goma izagira visibility ku rwego rwa diplomasi. yego, yatangiye kugaragara kuko ngiye mubwisha ukuri nirwa zenguruka ibitangazamakuru mpuzamahanga byose biri kuvuga kuri M23 byose. Muri Goma mwari muri kumwe nabo murabizi, twanabasizeyo twebwe. Yes, bari kugenda bagaragaza uburyo ari arumeri très discipliné, uburyo ari arume ibintu byose, ibintu byabo biri ku murongo, urumva nabo barabivuga. Utuntu twose barimo kugenda batubona, yego bakongeraho ati hari ibimenyetso bigaragara ko habereye intambara, ibikoresho bya gisirikare bacyari mu muhanda, ariko barimo kujya visibility yatangiye kuzamuka public n'uza M23. Ikindi barabaza abaturage bakivugira, yego, bakavuga ati twebwe bazarendo zari zaratuzonze, atari ko abangaba ibintu rwose biri kujya biri kujya ku murongo. Yego nibabura ka kantu bavuga ngo bari soutenu par le Rwanda, ariko byibuze visibility yatangiye kuzamuka. Icyo ni kimwe. Ikindi kintu buriya Colonel Kazarama yagarutseho nakwanarizaho cyo kuvuga ngo Goma niho intambara izahita irangirira. Goma mu mateka buri imaze gufatwa inshuro enye. Yego, mu myaka 30. Oya ndavuga mu mateka ya Goma imaze gufatwa inshuro enye. Ari inshuro ya mbere icyagihe u Rwanda rwinjiramo n'uza rufatanyije na Uganda kujya gukuraho Mobutu 1996. Yego, hari inshuro ya kabiri Goma yafashwe n'umumajoro icyo gihe n'ubwo ari Sylvain Mboko. Inshuro 98 afata Goma, aribwo hazaga RCD yandi y'aba Wambati. Hakaza rero ejo bundi M23 yo ifashe inshuro ebyiri. Yego, 2012 n'iyi y'ejo bundi muri uno mwaka. Yego, rero mu mateka yose ya Goma, usibye wenda 2012 Goma nako M23 yafashe Goma ikavamo, ariko mu mateka yose ya Goma niho hantu hatangira urugamba rukarangirira Kinshasa cyangwa hafi ya Kinshasa. Ni ukuvuga ngo icyo kintu rwose ku bantu bagiye bakurikirana iyi history ya Goma, ya nuza ya Goma, ni ikintu kikunze kugaruka cyane. Yego, muri make rero ngewe iyi operasiyo vraiment iranyemeje, ishyize hanze Ramaphosa afite ikibazo interne iwabo. Yego, Julius Malema ntabwo amumereye neza. Nejo yasohoye declaration sinzi na mwarayibonye. Nayibonye. Ni ukuvuga ngo diplomasi ino gufata Goma byatumye haza political crisis muri South Africa, kuko Goma ni igipimo ubundi yabaye igipimo cy'ubushobozi bwa SAMIDRC. Goma yabaye igipimo cy'ubushobozi bwa SADC, even no kuri iyi mitwe yose. Kwanza coalition yose the final exam yabo yari iri kuri Goma. Uburebye niho nuza bureya nuza Julius Malema yarabivuze zirangabo zigiye guhaguruka. Mbere uko zigenda bazohereza
ziriya za mbere zikiza bwa mbere yaravuze ngo biteye isoni ngo ingabo zacu buriya ari ukuntu usanga ibihugu bikigaragara ku mpapuro gusa ariko kuri tere zero. oya niba mpaye amakuru buriya South Africa si bo bwa mbere ya biriya South Africa ivuga ku Rwanda kugira ngo yita u Rwanda ingabo z'u Rwanda ngo ni ntuza ni milisia buriya wari uzi ko muri Sudani RDF nabwo byibuka rwose iyo history ndayizi yakijije ingabo za South Africa muri South Sudan rwose yarabakije muri Sudan ndabyibuka abantu baze kumfasha hano Rubera ashobora kuba byibuka aze kumfasha ariko ndabizi kenshi inshuro nk'ebyiri bagoswe n'abari abajanjawidi b'inyeshyamba RDF irabakiza kabiri ariko kuvuga ngo ni milisia ni inyeshya ni imitwe yitwaje ibirwanisho ni ikirona ko kitabashimisha umukuru w'igihugu cy'u Rwanda usibye ko n'umuntu wari wese kitamushimisha ugira ngo nayo mu 23 bwabo ntago bishimira kwitwa milisia kuko deja twahoze tubivuga nanjye nawe tuvuga ko n'ubu ngubu baravuga ko ari political militaire ari abapoza atari batakwiye kuba bari gutyo gusa abakora propaganda ya Kinshasa ndetse na abashyigikira FDLR bose nuko bavuga ko ari milisia nkabo nk'ibisanzwe nyine yego wakomeza ni ukuvuga ngo nuza rero yarabitsindagirije Julius barimo aravuga ngo abo basirikare bohereje ngo nubwo nabarindisha umurimo w'amashu yanjye urumva ejo nasohoye declaration aravuga ngo Ramaphosa agomba gusaba imbabazi abaturage akaza akisobanura ku magambo yagiye kuvugisha perezida w'u Rwanda yarangiza mu binyamakuru akaza akavuga ibitandukanye nayo byatumye yohereza abana bacu ku rupfu urumva ibyo rero ni ukuvuga ngo batangiye kumushyiraho umuriro. Ikindi kintu ngewe mbona Meki na Kofi ikindi kintu ngewe mbona gituma Ramaphosa nyine yarinjiye muri ibi bibazo buriya hari ibintu byinshi igiye kureba kure uhita ubona ikintu gitera ibi bibazo. Ramaphosa urabona u Rwanda navuga ko rufite ibintu bibiri cyane ruri gucuruza kuri diplomasi y'isi kandi bikagenda neza aricyo nge nakwita nka soft power na hard power. U Rwanda rufite soft power iryoshye pe kuko dufate nk'urugero niba ubona ibi bihugu byinshi biza biti twebwe turashaka kwigira ku miyoborere myiza yanyu sibyo mufite imiyoborere myiza ya leadership ibihugu byinshi byo muri West Africa birimo kuza kuyora ubwo bumenyi kuko u Rwanda ruri kugurisha soft power yayo kandi ikagera kure ibihugu byinshi bigatangira kuyiyumvamo rwanda ntubone Katariza nko mu Rwanda ikavuga iti tugera no masezerano n'iki ntabwo baza mu gihugu gifite akajagari mu miyoborere iriya ni soft power u Rwanda ruba rugurisha none South Africa ikagira ishyari ati tweko ari twe ba mbere twari tumeze neza muri Afrika tuvuga rikijyana hariho ikigo Mandela baza kwigiraho hano urumva none basigaye baza kugira bazi Kigali biriya ni ishyari rikomeye amanama yose Kigali ibintu byose Kigali that is soft power. Noneho hard power reba u Rwanda ukuntu rugaruye amahoro muri nuza Cabo Delgado Sadek byarayinaniye iyo binyuze ku gisirikare ku ngufu z'igisirikare reba ukuntu rugaruye amahoro Central Africa reba ukuntu rugaruye amahoro South Sudan ibyo nayo we nirabizi ibyo rero birya Ramaphosa kubi ntabwo byumva ukuntu bakubiswe muri Mozambique u Rwanda rukaza rukagera ku ntsinzi rugurishije hard power n'ibindi bihugu byose birimo gukena. Ikindi gitangaje jewe ntanavuga tubare baravuga ngo u Rwanda rufasha Mvetura akavuga ko ari ingabo 2000 ziri muri Congo 2000 kuko ingabo 2000 n'ubundi kuko zishobora gutsinda 60 oya fata Sadek bwayo tekinoloji ibikoresho ifite ukubitireho Wazarendo ubwayo ifite 60 ubwinga 2000 ni professional military ntago ari ntuza bano ba Wazarendo ubwo nushyiraho Wazarendo biragenda gute ukibaza ubundi koko u Rwanda reka runemere koko 2000 cyo koza pe rodaho y'intambara izandikwa mu bitabo. Ikindi u Rwanda rugiye kuzaba igihangaje muri aka karere ruzajya ruzamera nka Isiraheli nuko nabyo ni ibintu byigaragaza biragaragara pe
ibintu byigaragaza kandi uru rugamba runyibukije urundi rwabaye mu mateka muri izi ntambara za Kongo 98 iriya operasiyo Pweto yego hafi ya za Zambia gutya n'ubu bari muri ibyo bice nabo bari bikusanyije harimo ariya ntambara bise intambara ya gatatu y'Afurika harimo za Angola harimo za Zimbabwe harimo ibihugu byinshi ariko iyo operasiyo nayo ntabwo mu operasiyo atazibagirana niba operasiyo pepa Pweto gutya ibintu nk'ibyo barakubiswe bamwe bahungira hehe Zambia yego rero Ramaphosa we yarazi ni ngiye uvuga rikijyana ku mugabane wa Afurika urabona ko ibintu byose sigaye byivangamo kujya kurega Israel muri nuza ICC buriya hari n'ikindi kintu atazi ibinyamakuru byose byatangiye kuvuga ngo Israel ngo yaje mu Rwanda ibikinga ubu ngubu no gucungira hafi South Africa urumva no kuvuga ngo barimo gupezanya benshi bavuga ko Israel ishobora kuba yaraje guhanira South Africa muri Congo sure niko bavuga kubahana kabisa ahubwo no kuvuga ngo kubahana bya bindi byandi byo ku rwego rwo hejuru so Rudawu twirebere ku myanzuro tuve kuri operation nyiza tujye ku myanzuro ariko hagatonso mu butumwa bwa nyakubahwa Norbert buvuga buti Mercenaire we azi neza ko nta mategeko amurengera gusa Romania yanyuze mu Rwanda irasaba ariko Evetura ntabwo yabatanze bose harimo abo izatanga ariko uko bose hamwe uko bangana n'1600 kuko hari abo yafashe matekwa barahari ego nanjye nzi bayafashe ariko ntazi ngo bari he irengero ryabo ntago ndizi harimo yego bose hamwe ni 13 basubiye iwabo hajya abanyaromania gusa region y'abafaransa ntabwo barimo ntabwo bagiye kimwe n'abarusiya Bulgaria n'ababelarusi batwaraga bakanakanika izo Sukhoi aba bose baracyari imbohe abafaransa binyuze muri France 24 RFI banze kubita abamercenaires ahubwo bita paramilitaire kuko batashaka ko byitwa ko abahoze ari abasirikare baba regional bahindutse abacanshuro kandi ari byo bose bari baje gukora iki babyivugira ayo bakoreraga ati iriya system yasandazaga ibisasu ni bayita Sky Dragon from China ni Sky Dragon system ariko tuzi neza ntitunirengagize ko Rafael cyangwa se Maker of Iron Drone yafunguye office muri 2023 i Kigali mu Rwanda which is mean mu Rwanda rutayibuze cyane rwose ntabwo rwareka kwibanzaho shimiye nuza cyane shimiye ni Norbert ndamushimiye cyane numva arakurikira pe ayo makuru nanjye arasoma pe Iron Dome ishaka gushyira icyicaro muri Afurika ariko kikaba kiri i Kigali none ubwo urumva Rwanda rwajya kwemera icyo cyicaro utayifite nyine ubwo abari amakuru ari military batashyira hanze kuko ariko nuza Sky Iron Dome yo Sky Dragon system inge hanura ibisasu yo ndumva yari yaraje za 2018 gutyo nabwo bwa mbere Afurika nabwo bwa mbere Ubushinwa bwari bwegurishije muri Afurika kuko naragenzuye kuri za Wikipedia muri Afurika ifitwe n'ibihugu bibiri gusa n'u Rwanda na Maroc ubwo rero ibyo rero nibyo byateye ubwoba akarere nibyo byateye ubwoba South Africa nibyo byateye ubwoba Ramaphosa buriya kugira ngo wenda njye nko kuri SADC icyo mwashaka kumbaza kuri SADC Ramaphosa allo yego ndakumva yes Ramaphosa urabona reka mvuga akantu gato wenda abantu benshi batajya bakurikirana urabona u Rwanda muri aka karere cyangwa muri Afurika rufite uruganda rutunganya zahabu ruri hari imasoro ikajya ku isi mbese iri ku giciro mpuzamahanga rurahari birazwi baranabitangaje yego akaza n'uruganda rutunganya coltan ndumva hari rufitemo imigabane n'abapoloni ni ukuvuga ngo iki rero ni ukuvuga ngo ubundi abantu bajya gushongesha impamvu ubona South Africa bikomeyemo cyane n'Ububiligi abantu bajyaga gushongesha za South Africa cyangwa zahabu kubijya kuyishongeshayo cyangwa se bakajya he Anvers mu Bubiligi yego none babuze iryo soko
kuko hari umuntu umwe wigeze kuri w'umukongomani nakurikiraga kunuza kuri YouTube arimo aravuga ngo ntibyumvikana ngo ukuntu u Rwanda ngo rutunganya ngo zahabu ngo kandi ngo nayo rucukura ngo bivuge ko ngo rutwiba. Njye naramusubije ikintu kimwe, naramusubije ni Anverse mu Bubiligi na za Hong Kong mu Bushinwa ko ariho hantu hambere ku isi batunganya zahabu ariyo bacukura. Ntayo bacukura. Ni ukuvuga ngo rero Ramaphosa afitiye ishyari u Rwanda isoko yari afite hano muri Afurika ku rwego rwo gutunganya. Hanyuma hari indi komenti Norbert yohereje ariko tukabura umwanya wo kuyisoma kuri South Africa. Ati South Africa iri muri recovery of Palmares, irashaka kwikiza igitutu cy'imbere mu gihugu, irashaka kandi kwemeza regio and entire Africa ko itatsinzwe ahubwo yazize ubugira neza bwayo, ariko uko ikomeza kwinjiza mu ntambara ni nako izarushaho guseba. Ariko tukiri no kuri intu za South Africa nuko bivugwa ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa South Africa ari mu nzira z'i Kigali. Urumva ko ibintu bikomeje kuba imberenge, bikomeje kuba ibindi muri diplomasi. Dukomeje kuri Norbert aravuga ati South Africa ifitanye umushinga munini wanatangiye wo kubaka inga ni kimwe barage dinga. Okay, nibyo barage dinga. Okay, n'urugomero kurwubaka hese muri Kongo rw'amashanyarazi ku buryo izajya iha amashanyarazi ari amashanyarazi kurayo. Yego, izajya iha amashanyarazi South Africa. Rero ntishaka gutakaza partner cyane ko policy plan yayo yo mu 1990 iteganya ko bazinjiza import ya kilowati 2500 ziturutse kuri inga by 2030. Yego, akongera icya gatatu ati nakubwiye ko South Africa na Belgium aribo bahaye intwaro FDL, ubu rero ni igisebo batifuza bokanyagase tipe South Africa n'Ububiligi impamvu bwagiriye ishyari cyane u Rwanda. Ahubwo se aba batipe wa mugani turayafashe u Rwanda ikabanyuza mu Rwanda koko batashye nta n'ikintu bacyuye, kandi ibyo bizaba byiza rwose. Hanyuma icya kane ati South Africa kandi ifite izindi nyungu idashaka gutakaza nka Caribbean oil block 1 and second za company zifitwe na Kiruhubuse Zuma. Icya gatanu ati intumwa ya Ramaphosa muri DRC no mu biyaga bigari ni Jeff Radebe washakanye na Brigitte Motsepe, akaba perezida wa Miasa, akaba ari na murumuna wa South Africa First Lady. Radebe ni muramu wa Patrice Motsepe uyobora CAF, akaba umwe mu bakire ba Afurika mu by'amabuye y'agaciro. South Africa nta kabuza ishobora kuzaza DRC noneho kurwana n'u Rwanda byeruye, atari ku nyungu za South Africa ahubwo ku nyungu za ANC na Ramaphosa ubwe. Gusa kuri iyi nshuro simbibona muri SADC, na cyane ko noneho SADC na EAC bigiye kwicara bikaganira ukwabyo. Ikindi twakwitega nuko vuba MTN Rwanda Cell ishobora kugurishwa kuko ni ya South Africa, kandi u Rwanda ntirushobora kwemera ko amabanga yarwo ajya South Africa. Twibukiranye ko server za MTN Rwanda ziriba i Kigali. Twibukiranye kandi ko u Rwanda rwamaze gushyira icyogajuru cyarwo cya communication mu isanzure. U Rwanda rwariteguye nuko byumva akonobe wa mbere kabisa. Wabyumvishe Rudaho? Yes, Norbert aradufashije cyane. Ibi bintu byose avuze ni ntuzane tangible kabisa, ni utuntu twagufasha kuhita wumva neza, kandi u Rwanda urumva ko ruri muri kote iri good kabisa, uri muri way, good way cyangwa better way. Asante cyane kuri Norbert. Gusa nuza u Rwanda rwite urana nka kuri ya Putin ajya gutangiza intambara mu kuri Ukraine yari yariteguye ibintu byose. Ariko ngiye mu mboni zanjye ntabwo mbona South Africa iza muri confrontation muri aka karere, kuko namuze ejo bundi mu nama yabaye nkaho ibacyuriraho. Arababwira ati ariko mwebwe ko muvuga ngo murimo kuzana ibintu bya intimidation, ati ejo bundi mwakoze iki? Ni nko kubushaka kubereka ati intambara yo gufata Goma ko nta kintu kizima mwigize mugeraho.
ni ukuvuga iki rero, ni ukuvuga ngo ngende bundi narabivuze kenshi, ni ndebeye kure abantu batitonze ngo diplomasi igende neza, EAC na SADC hashobora kuvukamo intambara. nka kuri intambara inuza ya Kongo ya kabiri, ahaje bloke ya SADC iza guhangana na bloke y'u Rwanda na Uganda. Naha rero muri nuza EAC, kuko EAC amaze gusenyuka na Excellence Jean de Arabe. Robert bari kumusabira champagne rwose na Robert pe uri umusesenguzi we na Rudahuga. Robert ndabona abantu bamusabira champagne nanjye rwose nubwo nabwo namubonye ntago ndamubona, ariko ni umuntu wafashije bwiza cyane, mubonye rwose nanjye kamwe nakagura. Agakawa nakemera tukagasangira kuko sinakakugurira ariko kugasangira. Yego Ruda ukomeza. Yes, urumva aradufu kuko arimo aratuye ibintu bifite fact bibi, afite amakuru cyane ku Rwanda no mu karere. Afite n'amakuru akakubwira ayo makuru ya Iron Dome, ntabwo abantu babizi ku cyicaro cyabo, ubwo meruka bashaka kugishyira i Kigali muri Afurika. Ndabiruka ko ndabyibuka, ariko kubera ko ibintu byinshi turimo pe biragoye ko ushobora no kubifata mu mutwe pe. Ariko urumva ugize abantu bakwibutsa vraiment ntako, kuko nibazaga ahubwo nacangaga nkibaza hari ino Dragon yo nziko u Rwanda rushobora ko rwarayigize muri za 2018 rwayiguze mu Bushinwa. Yego byanavuga ko u Rwanda ari rwa mbere rufite muri Afurika. Ubu hariho Maroc nayo buriya zigenda zitandukanye, ko nakurikiye amakuru kuri Wikipedia zitandukanye ku byo bita amabatiri yazo. Polisi ugura batiri nyinshi nyine kugira ngo zifate ibisasu byinshi cyane, polisi zihenda. Ariko kugeza na n'ubu ngubu ntabwo Ubushinwa burashyira igiciro cyazo hanze, nta muntu uzi igiciro. Ntawe uzi igiciro cyabo bitewe n'uko wagiye. Ni y'Abanya-Israel. Hari y'Abanya-Israel nyine iyo twavuga mbere u Rwanda ruzi rwaguze n'Abashinwa. Yego. Iron Dome ni Israel S-400, ubundi meruka n'u Rwanda ruri muri Diro S iyo bita S-300. Na amageneration ya noza y'Uburusiya nayo ahanura inuzi bisasu mu kirere. Ariko urumva nyine u Rwanda ntabwo kenshi rujya rushyira noza amabanga y'inoza y'igisirikare no ariko urabona ko ejo muri nyine rweretse isi ko ahubwo ino ntambara yatumye u Rwanda rugaragaza amabanga yarwo. Nibyo nkubwira, banarumenyesheje amabanga. Iyi operasiyo izamuye ibintu navuga nka bibiri. Yego. Hari nuza izamuye inuza izina rya M23, izamuye izina ry'u Rwanda. Bati kuko none cyagiye twajyaga tuvuga M23 nimuze mufata uno mujyi, bahise bavuga M23 ni abangaba, kumbi ko ari media zitajyaga zibabona. Ariko uko baje mu mujyi nanuza nanga akabatumira akabaha ijambo, ikiganiro n'abanyamakuru. Oya Robert narabibonye, urabona twakoze izi nkuru mu myaka 3 ishize, turi bantu bakeya ndetse bakabidutukira, abandi bazi ko ngo M23 yaduha amafaranga, ariko mu by'ukuri bazababaze iyo umuntu igiye hariya yigurira amazi rwose. Scovia ni ubizi, Scovia tujyanayo tujya gushaka inkuru. Scovia witwa na Maisha, kwanza twabanje twebwe Bwiza, hazaho Scovia, haza Maisha, haza n'abandi, twari abantu bake cyane, few people kabisa. Abantu bakibira ko dukorera amafaranga nayo nta n'ubushuti bundi byari byakazi. Noneho ikintu cyantangaje ejo bundi, noneho nicyo nshaka kwereka ubwo tuvuze ku kintu ino ntuzizamuye izina cyane. Ejo bundi tubona haje ibinyamakuru, twari abanyamakuru benshi ku buryo wibazaga se turahagarara hehe, nta byo kwicara. Nuvuga ngo hari abanyamakuru uribona ko izina rya M23 ndetse na AFC ryabaye boostable cyane, noneho byajya ku bushobozi bw'igise ku buryo noneho icyantangaza gwasa nk'umunyamakuru aje mu nkuru arimo arakubaza ati harya ibi bimeze bite. Noneho kibaza ko umunyamakuru arimo kubaza ibintu aje mu nkuru, wowe wenda umaze cyo kwazi kumazemo imyaka myinshi urimo agashaka kujya wenda umube wamufasha, wasaga turimo tubafasha ukamubwira gutya na gutya bimeze gutya, nyine ugasanga cyane overview y'intambara muri rusange, harimo ibyo adafitiye amakuru. Ariko mu by'ukuri izina ryabaye rinini cyane 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 mu karere pe. Noneho u Rwanda rwo rero uburyo ruvuzwemo, ariko narwo rwarahanganye pe, kuri diplomasi rwarahanganye, kandi
ukurikije amakuru turimo dutanga n'ayo tugenda tubona ni uko rwabashije narwo kwiyubaka ku buryo utavuga ngo ni Israel yo muri Afurika rwose noneho wabivuga ni reka njye nigeze no kubivugaho hano u Rwanda ugeranyije wigeze kubimbazaho nsa nk'ubinabyanarizaho u Rwanda ugeranyije akarere rurimo geopolitike yarwo ibihugu byinshi biruturiye n'ibindi bihugu byinshi muri Afurika bikigendera mu mutaka wa Kisekedi ntabwo birukunze wenda ntabwo ngiye kuvuga amazina yabyo ariko nawe uhita ubibona mu mabloke birimo yego uhita ubibona ko bitishimiye leadership iri hano bitishimiye uburyo RDF kuko nakubwiye u Rwanda rwubatse ibintu bibiri soft power yarwo na hard power y'igisirikare igisirikare gitangiye no kwinjiriza amafaranga igihugu binyuze kujya gufasha abandi bafite ni ukuvuga ngo igihugu gifite umutekano nacyo ubwayo kijya kuwugurisha ahandi kigasagurira n'amahanga yego icyo rero ni ikintu gikomeye none ngarutse kuri la operasiyo uburyo ni ukuvuga ngo yatumye izina rya M23 rizamuka ikindi rigaragaza intege nkeya za Ramaphosa na SADC muri rusange kuko SADC yananiye kumvikanaho kuri no ntuza kuri no ariko buriya SADC haje ibihugu bike ariko abantu bahise babanyuzamo ijisho yego ikindi rigaragaza u Rwanda guha agasopo ibi bihugu kubyereka biti twebwe twashyize imbere ikintu cyitwa umutekano nukura kwa Israel buriya niba ujya kubona ukabona ati imbere ya operasiyo yo gufata Goma reka tubanze aba bantu babiri tubigizeyo biriya noze mu ventura yavugaga ngo cira umwami ngo yishwe na leta numvishe nuza bivugaho nanga ntabwo nabiha probability niko kuba ngo yaramwicishije kereka niba avuga kumwicisha ariko amakuru dufite twe ntago leta yasabye kugira ubuhe bushobozi nkurikije langaje yabivuzemo muri speech ye yagaragazaga yuko leta ya Kongo yicisha abaturage yabimye umuriro w'amashanyarazi yabimye amazi yabimye interineti ari naho yahise akomoza ku rupfu rwa General Kirimwami aravuga ati iyo leta ni nayo yamwishe ariko nanone wa mugani leta reka turebe ahantu nanga navuga Kirimwami agera mu bambiro kuko hari umuntu w'imboni ya bwiza Kirimwami yagiye yoherejwe na leta ya Kinshasa noneho abazareno ngo bamusamira mu bire bati uje gukora iki nawe ntutaha uraguma hano uragira gute noneho ikintu cyaje kubaho nuko Kirimwami yarabwiye terega giwe nje hano noherejwe na leta ya Kinshasa ni Kinshasa bambwiye ngo hano ndebe uko bimeze mwindenganya nta noneho ngo abazareno bati ntuva hano nawe urapfirana natwe twarashize kubera wowe n'ubugambanyi bwawe urebye wa mugani nanga ashobora kwivuga gutyo kuko gufata generali ukamuhereza muri fro hagati ahantu hari intambara hari amabombe byonyine Kirimwami yagiye SADC bari gukubitwa yagiye MONUSCO bari gukubitwa bizwi pe ko bamerewe nabi warangiza ukavuga ngo generali majoro umujyana ahantu koko nkahariya ubona ko habaye uburyo bwo gushaka iyo aramuka anacitse mu 23 yari kuba asuzugwe mu 23 kuza muri fro mu muriro gasengesi akagenda ari muzima noneho kuba yaravuye kuri akahapfira bwabyo byahise bigaragara nyine uko byagenze nanjye ndumva ari umuntu ku rubuga nabivuzeho ndavuga uno muntu sinzi ko ari buve hariya nagiye kurya selfie nako bazerwa bakunda selfie no kuvuga ngo rero ikintu nari mbivugiyeho urabona bisanishe n'igihe nuza ingabo za Israel zijya kwataka Liban kuri Hezbollah Israel yabanje kwikiza abayobozi ba Hezbollah abandi basigara bacanganyikiwe nawe M23 rero yabanje kwikiza baba bya big fishes abacurabwenge by'abacurabwenge bateguraga ibintu bikaze kuko urumva buriya nuza uriya muyobozi wa FDLR yaza kuba kiriho bakinjira bagiye kwataka Goma resistance yari gukomera cyane yego ariko ibyo ni ibintu rwose babanje kukugira uhita bikiza rero nkavuga ni operasiyo ishyize ahabona ibintu byinshi SADC yishyize ku karubanda itumye M23 igira visibility ku rwego rwo hejuru icyuye interamwe zari zirara muri Goma ikindi ikuyeho menace nyinshi cyane u Rwanda nirwo rubyungukiyemo menace nyinshi zizegera umupaka zirahavuye
unava ku njyewe nigeze kuvuga ni abantu uba usanga bashinja u Rwanda ugiye nk'umusesenguzi ugiye kubimbazaho njye nakubwira ni muri politiki aravuga ngo umwanzi w'umwanzi wari umukunzi wanjye niba M23 ari umwanzi wa FDR ikaba ari umwanzi w'u Rwanda njyewe uko ubwanjye ndavuga ku giti cyanjye nkaba nabona umuntu uza kumpa umutekano ku mupaka wanjye kubera icyo umuntu ataba inshuti yanjye cyane rwose. Yes. Reka tugere noneho ku musozo kuri Sami DRC Sadek kwanza baravuga Sadek irasaba ko tujye kuri no summit tugiye kwivuga n'igi gito cyane dusoza. Baravuga ko bakeneye ko abasirikare babo bahabwa ubuvuzi cyangwa se bakabasha kubona ibijyanye n'amazi n'ibyo kurya. Muri rusange inama ya Sadek kuko yagarutse kuri Sami DRC yo kuzinagaragaza ko Sami DRC yabagize gute yabaye fair. Urayivuga iki? Njyewe ikintu nyivugamo mu bintu nka bitatu nabonye. Ana icyambere wenda nubwo bavuga ngo babonye raporo y'uko ngo RDF ifatanyije n'Abaventura ngo aribo babarashe biriya nta kundi babivuga ko urumva baragira ngo bashimishe Kisekedi kandi amakuru ufite nta nubwo yitabiriye iriya nama barumva ni ukumushimisha kugira ngo bamwereke ko bamufitiye support ariko mu bintu ino nama nayo yagezeho navuga ko Kisekedi yakamye ikimaze kubera ko nayo yashyigikiye ko hagomba kubaho ibiganiro hagati bavuze ku biganiro bya Rwanda na Nairobi. Yego. Ikindi basabye ni ukuvuga ngo abasirikare babo bavuze ko ibihugu byohereje abasirikare muri Congo muri butumwa bwa Sami DRC bagomba kohereza abashefu ba Etat Major n'abayobozi n'abaminisitiri b'ingabo bakajya gusura abo basirikare barwaye n'abahari kugira ngo barebe eta yabo n'uburyo bacyura abo basirikare bakomerekeye ku rugamba ndetse n'abapfiriye. Ibyo bazabibakorera kuko ni ibintu biri humanitaire. Yego. Kuko ngiye nkurikije video ejo nabonye ya RPA buriya meki abasirikare ntabwo nabagaye. Wabonye ukuntu buriya abasirikare iyo bahuye baba batsinze n'abatsinzwe wabonye ukuntu bateraga plage bagaseka. M23 yagiye kubahumuriza bavuga ko n'ibibazo bafite by'ibiryo n'iki izabiba M23 izabiba yubahiriza amategeko mpuzamahanga. Yego. Izabibaha rwose kugira ngo igaragaze isura nziza igaragaze ko atari inyeshyamba. Kandi abasirikare baro babajije bati kuki mwarwanaga turabona twebwe ni inyungu z'abanyapolitiki. Umusirikare agendera kuri oda y'umunyapolitiki. Ikindi wamubaza ikindi nanjye navuga kuri no nama wenda ngiye gukora nka analyse gato. Aba basirikare bazagenda kuko bagiye gutaha batsinzwe kuko Sadek yifataga nkaho ari nka MONUSCO. Yego. Kuko bure MONUSCO amategeko mpuzamahanga arayirengera ntabwo M23 ajya kuyaka intwaro. Ariko Sami DRC yo ntabwo ari nka nuko ni umutwe waje yego wabajwe n'akarere uraza uza kurwana uvuganye uvuganye na leta ya Congo. Yego. Kandi ntabwo ni ibihugu bingahe byivanyemo ni ibihugu bitatu byaje bifata decision biba biraje. Rero igihe bafatiye ku rugamba bagomba gufatwa nk'imfungo z'intambara. Yego. Ntabwo bagomba kwigira nka MONUSCO kuko MONUSCO ni umutwe wa ONU. Bo baje kurwana ntabwo baje kugarura amahoro. Yes, ufite bo ntabwo baje kugarura amahoro baje kugira iki kurwana. Kandi wibuke ko M23 mbere yo kwataka Goma yabanje kubaha umuburo. Bure M23 ibintu yabikoze ku murongo kubanza kohereza ibaruwa yohereza MONUSCO na Sadek yigaragariza ko nibivanga mu ntambara iri bwirwaneho. Icya kabiri kubwira abaturage bagomba bahumuriza kuko ari n'amategeko y'intambara. Kubwira abaturage bati muhunge cyangwa muze kwifata gutya cyangwa kubwira ingabo za leta mushyire intwaro hasi. Abashyira intwaro hasi nta kintu turi bubatware. Yego. Biriya ni amategeko agenga intambara mu mategeko mpuzamahanga. Yego. Ibyo byose barabyubahirije. Sami DRC rero ibirengaho
ibirenzeho rero abafashwe bagomba kugira iki gufatwa nk'imfungwa z'intambara. yego rero ikintu mbona niyo mpamvu bari muri negosiyasiyo uburyo bataha, ariko uburyo bataha bari gushaka kuvuga ngo batahane iki icyubahiro, barashaka gutahana icyubahiro n'ikuzo kandi barabyambuwe ntibakibifite. yego ibyo rero nibyo bashaka guca ku Rwanda, u Rwanda rukababwira ati twebwe ntabwo dutegeka M23, nimugende muvugane na M23, twebwe ikintu tubemereye ni inzira. gusa biravugwa ko South Africa bavuga ko isipanga kuba yatera u Rwanda ikarwana n'u Rwanda mu ntambara yaruye, ndetse na Norbert yigeze ukagarukaho akatwaza agakora analize yako, kuko bigaragara ibihugu biraryarya, nubwo bivuga ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga ashobora kuza mu Rwanda, ashobora kuza, ndetse byanavuzwe ko yahamagaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungire, byose birashoboka, ariko imirwano ikabada bakanarwana, cyangwa se South Africa igumye gusapotinga za FDL n'abandi bandi bose bashaka kugabanya umutekano w'u Rwanda, cyane ko South Africa gutera u Rwanda ndabibona probability iri hasi. tuzabigira ikiganiro ukwacyo, topic ukwayo, kugira ngo gusa ishobora gukoresha n'icyo twakwita proxy igafasha imitwe yitwaje u Rwanda, ariko n'ubundi iranabikoze rega. none se kurasa kuri gufasha FDL kuyibakinga South Africa ari ku kibuga cy'indege, mu barwana ku kibuga cy'indege yari irimo kuyibakinga, wibaza ko ari ikisi. ikindi banakubwira ko FDL igira diplomasi iri hejuru muri SADC, cyane cyane kuri South Africa. hanyuma wareba South Africa ukabushyira hamwe n'u Burundi. South Africa bavuga ko ariyo pare w'u Burundi nyuma ya Tanzania. u Burundi nabwo wabureba ugasanga nabwo ushobora kufite pare wundi w'inyeshyamba hano muri DRC. ibyo nabwo ufite uwo bereye pare muri w'inyeshyamba. mu by'ukuri nureba neza urasanga n'uruvangavange, ariko ikigaragara Kongo, ubwo nanjye shyeho ideas, Kongo uko mbibona ubutegetsi bwayo bushobora kuzagira ibibazo. nta nubwo mbona ko M23 koko nimara gufata Nord Kivu, Sud Kivu ishobora guhagarara, twese niko tubibonayo, nasesegura ko ariho hantu hari hafite ikibazo gikomeye cyane, ariko mbona ko bwaza bukomeza ubutegetsi bwa Kinshasa bukavaho, cyangwa se hakavamo ibice byinshi cyane kuri ubu butegetsi. ibyo nabyo ikindi ubona ko u Burundi niyo M23 itajya gute itaba takajyanga ibishyira ibyo bayikoreye, ubona ko u Burundi buzagira ibibazo, kuko nabwo buri mu mujyo umwe ni South Africa, bukaba mu mujyo umwe na FDL, bukaba mu mujyo umwe n'imitwe yitwaje irwanisho. ko wibaza ukuntu South Africa iza gukorana na Wazalendo, igakorana na FDL, ukibaza ukuntu Burundi nk'igihugu gifite igisirikare gikomeye cyagiye mu kugarura amahoro mu bihugu byinshi, ariko kikemera kuza gukorana na FDL n'izi za Wazalendo n'abandi. ndetse na mercenaire, wibuke ko abantu bose bakonaga n'abamercenaire. urabona ko ni ikibazo. ngira ngo iyi ngingo yo kuba South Africa yatera u Rwanda, reka tuzayishakira umwanya, kora analysis ku kindi kintu, ibindi tubikate. nakunganira wenda kuri ako kantu. Abanalisite benshi bari kugaragaza ko, kandi nanjye ndemeranya nabo, bari kugaragaza ko iyi operasiyo ya Goma itumye Kisekedi atsindwa uruhenu, kubera ko Arsenal yose y'igihugu niyo yari iri intwaro. fata gukubita ingabo 60,000, South Africa ukavuga ngo izazana izindi, cyangwa undi wese ngo azazana izindi, yaba atabara mu mutwe, kubera ko buriya Kisekedi atsindiwe ahantu habiri. gukubitirwa hamwe bigaragaje bya bintu twagiye tugarukaho cyane, uburyo amagurupe menshi afite abashefu batandukanye adashobora guhahamura umujenerali nka Makenga utanga oda kuva hejuru kugera hasi, ari abantu bamwe, ari umutwe umwe kurusha imitwe myinshi itandukanye kuriye. icya kabiri, ahantu Nuza Kisekedi akubitiwe, ataye icyizere cy'abaturage, abaturage batangiye kumuvaho, kubagaragaza bati wowe ni icyuka gusa, Rudahu, wimara ibitekerezo byawe n'ubundi uraza kugaruka mu kindi kiganiro. ahubwo Rudahu, njye nifuza kukwaza mu kiganiro n'abanyamakuru, Colonel Nanga yavuze yuko bashaka gukuraho ubutegetsi butagize icyo bumariye abaturage, ko badashaka gufata igihugu. ikindi nanone akomoza ku kuvuga yuko ku cya balkanization yamaze imyaka myinshi ivugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yavuze ko ku kibazo cyo kugabanyamo igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice
nanga avuga ko badashaka gucamo igihugu ibice ahubwo bashaka kubaka igihugu cy'abanyekongo. Nk'umusesenguzi iyi speech hatsiki magambo makeya kuko ndabizi ni bikiri cyane. Ikintu nagusubiza Kofi no kuvuga ngo politike ni nka meteo, no kuvuga ngo ihinduka umunota ku munota nk'ikirere. Ibi ngibi wenda nuza avuga ibi ngibi Corneille Nanga avuga, je nakubwiye ni M23 izitwara bitewe n'uburyo leta n'abambari bayo bari bazitwara. Yego. Kandi no kuvuga ngo unarebye Corneille Nanga yatangiye kugaragaza projet ya noza ya projet ya noza ya federalism. Federalism rero burya ni murumuna wa noza w'igihugu kigenga. Byanze bikunze kari agace kazigenga kandi kagire umutekano wabo. Simbibona mu mboni zanjye barabanda fonde kujya kubacanga Kinshasa nka bya bindi byajyaga bibaho, noneho bongere bagaruke muri kakajagari. Oya, ibyo uvuga nibyo. Ubundi Nanga projet ubwayigaragaza ko none se Kisekedi azemera ko iyo federalism ibaho ari uyoboye. Uyigaragara projet ya Nanga ubwayihiri ku butegetsi ndetse na ideology y'ubuyobozi bwa Kisekedi ubwayigaragaza ko ubutegetsi bugire buzavaho, kuko ntibishobora guhuza na Nanga deja na projet yabo. So reka turebe ikindi. Ndabona nanone Norbert ibitekerezo yatanze nibyo tugenda gusorezaho kuko ikiganiro kiba kirekire, tuzaza gukora ikindi kiganiro kindi. Ati Major General Chirumwami yari amaze kumenya byinshi mu mabanga ya leta, yari yararengeje igihe cyo kubaho. Yarazi kandi byinshi muri FDL n'indi mitwe yashinzwe n'abadepite n'abaminisitiri leta yagombaga kumuhitana rwose. Ibi nabyo nabyumva. Nje nago nemeranya nawe. Ibi nabyo nabyumva. Uretse ndaje mu kandi ndaguha akajambo mbaze so byitegezo ki kuko kuri Chirumwami, ariko ndabyumva ko Chirumwami yabaye umwe mu ba intelligence. Buriya witwa Kahimbi nawe yapfuye bavuga ko yazize Chirumwami guhembwa kuba gavana w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Bishobora kuba byaravuye ngo wenda reka ntago bijyamo cyane, twaza kubijyamo duhuje ibitekerezo byose. Ati kandi nanone yari ikiraro gihuza imitwe yose yagombaga gupfa kubwa M23, yari nka electricité mu nzu yitwa intambara ya Kongo ahacometse imitwe yose. Hako Norbert urarenze kabisa. Akongera ati buriya kuba UN Security Council itarasabye M23 ko M23 isubira inyuma, SADC Summit ntisabe ko M23 isubira inyuma, EAC Summit nayo ntivuge ko M23 isubira inyuma, ntacyo mwumvamo. Byararangiye nyine, irakomeza igenda hano. Byarangiye M23 ifite green light yo kugenda ishaka hose. Akongera ati USA President akavuga ko atari mu mwanya wo kubivugaho. Ibyo ntacyo mwumvamo. Norbert twegeranyiriza izindi document nimugora tuvuga kuri iki kintu. No bari sawa cyane, biryoshye cyane rudaho. Tutaza kubivuga tukaza gutuma bitatorya cyane. Ikintu uretse gato ndagize. Akongera kandi Norbert ati Kisekedi watinyuze agatera za ambassade yijombye andi mahwa mu kirenge rwose. Ibyo byo nibyo. Rudaho ejo bundi twabonye General Muhozi Ken Rugaba avuga yuko Kofi icyo kibazo kireke ni kirekire kigiye kugimuha. Naho nashaka kumubaza kuri kiriya cyo wewe ikimubaza kihorere turakireke turakizana mu kidakizigiye tukizana mu kindi kiganiro. Urashaka gutura ikiganiro Rudaho ni icyo avuga ko nawe ashaka kujya kurengera aba Uganda for. Urumva icyo nashaka kugarukaho ntabwo ari reka tukivuge mu kiganiro cya kabiri Kofi bitaba indi ngingo sibyo. Rudaho reka dusoreze hano mutubabare n'abadukurikiye. Kofi ari gushaka arageza ahantu biryoshye ashaka gumya kugira. Kofi reka tuze mu kiganiro cya kabiri genda umva dushye. Gusa abyandika ze kukwitendeka we na Robert ndetse yabanabyanditse tubahaye. Ikintu nge nabashimira ndashimira cyane Norbert yari ibintu byinshi atubwiye. Norbert arenze cyane rwose arasoma. Gusa nge probability yo kuvuga ko leta ariyo yishe Chirumwami iri hasi. Ndaza kuguhuza n'ibitekerezo bya Norbert ubijyaho impaka. Kandi nanjye ndi ku ruhande rwa Norbert ndajyayo 50% kubera ko nta kumaneko cyangwa umuntu ubitse amabanga wese ni kuri yapfa. Ushobora no koherezwa muri fro ugapfa ukicwa n'abandi ariko babijyaye bakujyanye babizi. Byose birashoboka. Ubu ikintu abonye namushyigikiraho. ko ari ukuntu bimeze nka kwa kundi Dawidi yohereje bibavuze muri Bibiliya ni Uriya harya ku rugamba. Oya ntuzasa Sawuli yohereje Dawidi
Dawidi ajya kwica Goliyati ariko mu by'ukuri abona ko atari bumushobore, ariko none Dawidi yohereje Uriya nyuma yo kumufatira umugore we ku ngufu ni ukuvuga ngo leta ishobora kuvuga iti no muntu uburyo twamwikiza reka tumwohereze ku mirongo y'imbere bamuhitane, ariko kuvuga ngo leta niyo yamurashe mbibona biri hasi. Leta yemeje ko yishwe n'abakomando ba RDF niko yavuze, kandi ubwo ni 23. Reka ngushimire Rudaho. Murakoze cyane, murakoze, turaza gusubira. Reka nshimire na Robert, nshimire n'umuntu wese watanze ibitekerezo bye hano, yaba Nsengiyumva, yaba Nsengiyumva ariko uravuga ngo ibyo avuga ndakubibona, yaba Gitangaza, mwese mukomere cyane, n'abandi mwese mwatwandikiye, mwese abajyaga impaka, bazaga guhangana, mwese muri abantu rwose b'ingenzi kuri Bwiza. Kofi nawe reka ngushimire. Urakoze cyane. Mikoro yawe yegere neza. Nayegereye. Ubwo nibwo ndagushimiye nawe, nakuniganye ijambo uyu munsi ko nabona gushaka kuvuga cyane, ariko nyuma ya 6 niho uri buyobora ikiganiro, sibyo? Nta kibazo. Ndagufasha izo ngingo zawe uzandike, tubagaruka no muri musesenguzi. Reka tubashimire mwese mwadukurikiye, mwabanye natwe muri iki kiganiro kitinze cyane, twumvaga agenda kuva dukora isaha imwe ariko dukoze amasaha arenga 2. Mugire ibihe byiza, Imana nigire gute, nibarinde mukomeza kwa natwe ikiri kiganiro naho mukanya. Ukeneye umutuzo no kuruhuka muri Eden yawe, ukeneye ifunguro rya mu gitondo ryuje intungamubiri, breakfast, The View Inn Hotel niyo yonyine yahaza ibyifuzo byawe. The View Inn Hotel ni hotel yuje urugwiro n'umutuzo bitamirijwe n'akayaga gaturuka mu kiyaga cya Kivu n'imisozi yuje ubwiza yo mu karere ka Rubavu. The View Inn Hotel bagufitiye terrasse nziza waganiriraho witegeye umujyi wa Gisenyi ndetse na Goma. Ushobora nanone kandi kuhasohokera n'inshuti zawe n'umuryango mukafatira icyo kunywa ndetse n'amafunguro atagira ukwasa yateguwe n'umutetsi w'umunyamwuga. Bagufitiye sale y'inama ndetse n'abakunzi b'ikahwa barazirikanywe. The View Inn Hotel muradusanga mu karere ka Rubavu hafi n'urusengero rwa Restoration Church. Mushobora kuduhamagara kandi kuri telefone 0788 34 35 55 07 15 17 44 7. The View Inn Hotel ni inzozi zawe zo kugufasha kwibera mu mutuzo. Hotel Talent Pool ni ikigo cya mbere gihugura abifuza kwagura ubumenyi mu mwuga wo gukora mu mahoteli na resitora. Riramenyesha ababyifuza bose ko ritanga amahugurwa y'igihe gito muri barista cyangwa gutegura amakawa, bakery and pastry cyangwa gukora imigati n'amakekes, culinary arts cyangwa gutegura amafunguro, restaurant services cyangwa kwakira abakiriya mu maresitora, front desk cyangwa kwakira abantu muri za reception no gucuruza ibyumba, ariko harimo reception y'ibindi bigo bitari amahoteli, housekeeping cyangwa amasuku no gutegura ibyumba, harimo na dekorasiyo y'ibirori. Ukeneye rimwe muri aya mahugurwa yagana ishami ryacu rimwegereye, yanaduhamagara kuri 0788 256 77 cyangwa 0722 inshuro 3. Nabonye televiziyo nziza kwa Ndode Diemano, wayitugurira? N'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi. Kwa Ndode Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi. Hari water dispenser, gas cooker, amaradiyo, televiziyo, ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'Iburayi. Wahasanga nanone frigo, amagaze y'ubwoko bwose, kandi iyo uguze gaze bayikugereza mu rugo. Ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box, bafure ku bakeneye umuziki, imashini mesa, rice cooker, blender, micro-onde n'ibindi. Iduka Ndode Diemano warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House. Waduhamagara kuri telefone igendanwa 0788 77 63 68. Gana iduka Ndode Diemano urahasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza.